Ni the QuickTime News mwongeye kwirirwa nanone ni tariki 13 Kanama mwaka 2024 aho u Rwanda na Eswatini byasinye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare no gukuraniraho visa. Ni leta y'u Rwanda rero n'ubwami bwa Eswatini byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye n'ubutwererane arimo nagena ko ibihugu byombi byakuraniyeho visa ku bafite passport z'abadiplomate ndetse n'iza service. Igikorwa cyabaye kuri uyu wa kabiri rero tariki 16 Kanama ubwo Perezida Kagame yakiraga Umwami Muswati III Mbarire muri village Urugwiro. N'umuhango waranzwe no gusinya amasezerano ane mu ngeri zitandukanye agamije kurushaho gushimangira umubano n'utwererane hagati y'u Rwanda na Eswatini. Nkuko mubabona mu mafoto, uwo ni Perezida Paul Kagame ndetse n'umwami wa Eswatini. Your Majesty, Guard of Honor before you mounted by Rwanda Defense Forces with Army Band and the Karapate, formed up in 2 ranks, 2 by 2 in open order, 188 men on parade, present and ready for inspection, Your Majesty. Major Obedi Kawewa reporting, Your Majesty. Your Majesty, this marks the end of inspection. May I have your permission to carry on with Guard of Honor, Your Majesty?
Put up arms. Raise your rank. Close orders. March. Guard one from Sri Lanka. From Sri Lanka. Guard one advance. Left hand. Set up! Quick march! cyane ngira ngo mwakomeje kubona icyubahiro gihabwa umwami wa Eswatini ndetse n'umwamikazi aho mukanya nkuko nabibabwiraga yararimo yakirwa hano muri village urugwiro nyakubahwa perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri akaba ari ibirori n'ubundi mwamusanzwe mubona cyangwa se by'indengakamere niko twabyita kubera ko ni ibirori n'ubundi bihabwa cyangwa se byagenewe icyubahiro cyagenewe abakuru b'ibihugu na za guverinoma birumvikana, ariko by'umwihariko akaba ari umwami wa Eswatini Muswati wa gatatu wasuye u Rwanda cyangwa se uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi, aho muri no minsi n'ubundi guhera tariki 11 z'ukwezi kwa munani n'ubundi yari yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame, ariko n'ubundi birumvikana ko hari n'abandi bayobozi cyangwa se abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma bari mu Rwanda. Ibyo rero akaba akomeje gusura u Rwanda muri gahunda zitandukanye, aho mu by'ukuri ari n'umwanya wo gusura Perezida wa Repubulika by'umwihariko, ariko hanakorwa byinshi hanarebwa byinshi, aho mu mwanya havuga yuko byanze bikunze hari n'amasezerano ari businywe hagati y'impande zombi. No mu by'ukuri rero cyangwa se n'uruzinduko rukomeye, n'uruzinduko rw'umwami wa Eswatini Muswati wa gatatu, ariko none tunabibutsa yuko mu minsi yashize atari n'ubwa mbere asuye u Rwanda. Ngira ngo murabyibuka ko yaje no mu Rwanda mu gihe cyangwa se mu nama ya Kagame. Turakomeza rero kubakurikiranira ibirimo kubera hano muri village urugwiro, cyane cyane bijyanye n'uruzinduko rw'akazi rw'umwami Muswati wa gatatu, bakambabwira yuko ari kumwe n'umwamikazi, ariko nanone tunabibutsa yuko mu mwanya haza gusinywa amasezerano y'ubufatanye cyangwa se memorandum of understanding MOU, aho mu kanya n'ubundi aza kuba asinywa hagati y'impande zombi. Turaza rero kubakurikiranira cyangwa se tukomeza kubakurikirana uko aya masezerano aza gusinywa. Tubahaye ikaze n'ubundi hano muri village urugwiro, aho dukomeje kubakurikiranira ibijyanye n'uruzinduko rw'umwami Muswati wa gatatu, umwami wa Eswatini ndetse ari kumwe n'umwamikazi. Aha rero mu mwanya mwahoze mukurikirana ibijyanye n'uruzinduko rw'akazi ari gukorera hano mu Rwanda, ariko nanone rwatangiye tariki 11 z'ukwezi kwa munani. Good afternoon, Your Majesty. Amasezerano ya mbere yasinywe ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibikorwa bigamije umutekano. Aya kabiri najyanye n'ubufatanye bwa polisi z'ibihugu byombi, mu gihe aya gatatu ajyanye n'ubufatanye mu kugorora imfungwa n'abagororwa. N'amasezerano rero ya kane yashyizweho amasezerano ya kane yashyizweho umukono ni najyanye no gukuraniraho visa ku bantu bafite pasiporo z'abadiplomate n'iza serivisi. Umwami Muswati wa gatatu yageze mu Rwanda i Kigali tariki ya 10 Kanama yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame. Ni umuhango wabaye ku cyumweru tariki ya 11 Kanama mwaka wa 2024. Perezida Kagame yashimiye umwami Muswati wa gatatu kuba yaritabiriye umuhango wo kurahira kwe, ashimangira ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda na Eswatini. The third agreement is in the field of correctional services. Let's have a handshake, please.
last agreement will be signed by Her Royal Highness Princess Lindiwe, Minister for Home Affairs and Rwanda's Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, Clementine Mukeka. The agreement is on mutual visa requirements exemption for holders of diplomatic and service passports. Let's have a handshake, please. Thank you. This marks the end of the signing ceremony. Your Majesty and Your Excellency, may we invite you to deliver your remarks. President Kagame, the floor is yours. Your Majesty, King Muswati. Mu magambo ye rero Perezida Paul Kagame yagize ati: twishimiye kubakira hamwe n'itsinda muri kumwe mu Rwanda. Ndagushimira kandi kuba warifatanyije n'Abanyarwanda mu muhango wo kurahira. Turabashimira cyane kubwo kuhaba. Hashingiwe kuri uru ruzinduko, biragaragara ko u Rwanda na Eswatini ari inshuti nziza kandi turashaka ko biguma gutyo ndetse bikarushaho gutera imbere. Turashaka kandi gushimangira igihango cyacu mu bijyanye n'ubutwererane, ari nayo mpamvu y'amasezerano yasinywe uyu munsi. Perezida Kagame yakomeje agaragaza ko mu bihe bitandukanye abayobozi mu nzego z'igihugu ku mpande zombi bagiye bagenderanirana, ashimangira ko ari umusingi mwiza wo kubakiraho. Mu magambo ye nanone yagize ati: mu Rwanda duhora twiteguye gusangira n'abafatanyabikorwa bacu n'inshuti nka Eswatini. Ubunararibonye bwacu mu rugendo rw'impinduka mu gihugu cyacu. Perezida Kagame yijeje Umwami Muswati III ko mu bihe biri imbere nawe azasura Eswatini. Yagize ati: ndagushimira nanone kubwo gusura igihugu cyacu. Nizeye ko uri kunyurwa n'uruzinduko rwawe kandi niteguye gukomeza gukorana nawe ndetse ntegereje umunsi nzasura Eswatini mu bihe biri imbere. Umwami Muswati III yashimiye Perezida Kagame wamutumiye muri uyu muhango wo kurahira kwe. Yamushimiye kandi ku ntsinzi aheruka kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse amwifuriza ibyiza byose mu rugendo rwo gukomeza guteza imbere igihugu. Yavuze ko u Rwanda na Eswatini ari ibihugu bisangiye umuhate mu bijyanye no guharanira amahoro n'umutekano, iterambere, kwihaza mu biribwa no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. That is what creates tangible results on the ground. Your Majesty, I once again thank you for visiting our country. I hope you are so far enjoying your stay with us, and I look forward to continuing working with you. I'm looking forward to the day I should visit Eswatini and Your Majesty in the near future. Thank you very much. I also invite Your Majesty to deliver the remarks. I thank you for your kind attention. Yagize ati: u Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere mu bijyanye na gahunda z'ikoranabuhanga nk'uko twabyiboneye mu ruzinduko ejo hashize twagiriye mu kigo cy'ikoranabuhanga Irembo, gifasha guverinoma mu gutanga serivisi no kuzana ibisubizo bishingiye
ku ikoranabuhanga. I can assure you, Excellency, Umwami Muswati wa gatatu that we yakomeje are avuga ko definitely kuri enjoying our stay kuri uyu and we wa are kabiri well ari looked after bukomereze by all uruzinduko the rwe officials mu here, cyanya in cyahariwe Rwanda. inganda i Masoro, aho Your Excellency, let me begin by ndasura thanking you imishinga for inviting the irimo Kingdom of na kaminuza Eswatini to izobereye mu witness bijyanye the n'umutekano 2024 mu by'ikoranabuhanga. presidential Dufite inauguration, icyizere which ko was a turi great bwigire success. ku rugendo The rwanyu, cultural cyane ko performances, natwe displays, dufite ibigo and ibigo military nk'icyo precision was mu bwami bwacu. highly impressive. Umwami Muswati yakomeje We avuga also take ko this opportunity to twashyizeho congratulate kandi you icyanya for the cyahariwe successful inganda, twizera presidential ko kizagira elections. uruhare mu iterambere ry'igihugu The cyacu. massive national Umwami Muswati wa participation gatatu yavuze ko demonstrates mu bihe biri the imbere trust and yizeye ko confidence that the ibihugu people of byombi Rwanda have in your bizagenda attitude birushaho and gukorana. leadership. Umwami We wish you Ubwami great bwa success Eswatini ni in igihugu elevating giherereye this mu country majyepfo ya to Afurika, even greater cyamenyekanye heights. cyane ubwo We take this cyitwaga opportunity to Swaziland, also gihana thank imbibi na President, Mozambique the na Afurika government, y'Epfo, and the people of the kikagira Republic of abaturage Rwanda barenga gato for the miliyoni imwe. wonderful Umusaruro hospitality mbumbe extended wacyo to me. ubarirwa muri It was miliyari lucky enye in my entire magana arindwi dedication z'amadolari, since mu our gihe nibura arrival buri here muturage in Kigali. yinjiza ibihumbi 3,986 buri mwaka. Iki gihugu kiyobowe n'umwami Muswati wa gatatu wimye ingoma mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu afite imyaka 18. Uruzinduko rw'uyu mwami mu Rwanda ruje rukurikira urwo igikomangoma Sikalo Diamini hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Eswatini General Mashikilisana bahagarariye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nshuti rero mukurikiye The QuickTime News, aha niho dusoreje amakuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba. Nta kindi musabwa uretse kumanuka aho hasi hatukura handitse subscribe maze ugakandaho tugahita tubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Mugire umugoroba mwiza. Has also contributed to peace and security through participation in peacekeeping missions. Mr. President, Rwanda and Eswatini have enjoyed good relations for many years, and we will continue to support each other and cooperate in various areas. We share a common interest on peace and security, development, health, climate change, and food security, just to mention a few. We are pleased that 2 years ago, our country signed a committed to a general cooperation agreement which established a joint permanent commission. Today, we are witnessing the signing of 4 memoranda of understanding which emanate and seek to operationalize the initial agreement. We look forward to putting this agreement to full effect as it allows the two countries to share knowledge on trade, tourism, economic, scientific, technical, environmental, educational, and cultural matters. This will further help to enhance hands-on skills and international exchange of technical expertise and benchmarking exercises to learn more about human capital development between our two countries. We are alive to the fact that Rwanda has advanced in ICT programs, as we have witnessed from our visit yesterday at the Ijambo technology company, which supports the government in its endeavor to deliver services and innovative digital solutions. Today, we will also be privileged to visit the special economic zones and tour some of the projects there, which include the university specializing on cybersecurity programs. We are confident that we will learn a lot
from your experiences, since we have developed similar facilities through our Royal Science Technology Park in the Kingdom. We have also established special economic zones, which we believe can play an important role in the development of our country. In looking forward to the future, let us enhance our bilateral relations and cooperation in different areas, such as in the agricultural sector, where your country is well advanced. Our country could benefit from learning of your best practices and technology to improve productivity. Further, our countries are both renowned as tourist destinations global, and there is potential for collaboration in the tourism sector by creating packages that would attract more visitors from around the world. As members of the African Continental Free Trade Area, our visit here is aimed at improving business opportunities for our countries and people. We urge our entrepreneurs to take advantage of the investment opportunities that will be available. We also acknowledge the wonderful exchange programs which has seen senior government officials and business community share skills and experiences with each other. The health sector has benefited from the medical experts who have plied their trade in the Kingdom, for which we are grateful. In conclusion, we wish to reiterate the importance of strengthening the warm and cordial relations between the two countries. May we continue to enjoy good diplomatic relations and extend this cooperation to regional and global issues in fora such as the African Union and the international organizations. Let us foster economic growth and strengthen the friendship of our two countries in order to improve the lives of our peoples. And may I also extend an invitation to yourself at the right time, when you find time, that once you've settled down as the president, if you can pay us once again a visit to the Kingdom, we would be very much grateful to receive you there, Your Excellency. And I thank you so much for everything, for all the programs that has been prepared for us. And we are looking forward to see many, many more places here in Rwanda. We are always well received by the people, and we enjoy to be amongst our brothers and sisters here in Rwanda. I thank you. May Almighty God bless us all. Giyabonga, thank you, Your Majesty and Your Excellency, for your valuable time today. Our session here has come to a close. We will proceed to the next part of the program. Thank you. Murakoze cyane, ngira ngo mwakomeje gukurikirana gahunda cyangwa se ibijyanye n'uruzinduko rw'umwami wa Eswatini, Muswati wa gatatu. N'uruzinduko n'ubundi akomeje kugirira mu Rwanda, ariko nanone rwatangiye n'ubundi nk'uko byakomeje kugarukwaho ku itariki ya 11 ubwo yitabiraga irahira rya Perezida Paul Kagame, ubwo yarahiraga kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 iri imbere. Ariko nanone mubonye yuko hamaze gusinywa amasezerano y'ubufatanye
ubufatanye hagati y'impande zombi, aho aya masezerano yaragamije cyane cyane ubufatanye cyane cyane mu bijyanye n'umutekano se cyangwa defense ingabo, hakaba n'ibijyanye n'igorora cyangwa se kwita ku bagororwa, hakaba nanone n'amasezerano agamije gukurirwaho visa ku bafite passport diplomatique se cyangwa se de service, kuvuga ngo z'abadiplomate. Ibyo rero mu by'ukuri ni ikintu gikomeye impande zombi zagarutseho, aho n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yasinywe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ni ukuvuga umunyamabanga uhoraho muri minisiteri, ariko nanone muri cyangwa ko ku ruhande rwa Eswatini hakaba yarahagarariwe cyangwa se amasezerano yashyizweho umukono n'abaminisitiri babiri, hariho umuminisitiri umwe urebana n'ibijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se home affairs, hakaba nanone na minisitiri ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Abakuru b'ibihugu rero cyangwa se yaba perezida w'u Rwanda ndetse n'umwami wa Eswatini Muswati wa gatatu bagarutse ko ya masezerano mu by'ukuri azagira byinshi afasha ku bijyanye no kwagura imikoranire y'ibihugu byombi, ibihugu bifitanye ubushuti bumaze igihe kirekire, kuko n'ubundi birazwi ko abakuru b'ibihugu bagiye bagenderanira, cyane cyane ko na umwami Muswati wa gatatu n'ubundi akunze nawe kuba aza mu Rwanda. Ni ikigaragaza rero yuko ibihugu byombi bikomeje kugirana cyangwa se kwagurana umubano, no kuba mu by'ukuri umwami Muswati akomeje gusura u Rwanda mu bikorwa bitandukanye bizamura igihugu cyangwa se bizamura ubukungu. Nk'uko yakomeje abigarukaho, yagiye yerekana ko u Rwanda rumaze gutera imbere, ariko nanone ku buyobozi cyangwa se biturutse ku buyobozi bwa Perezida Kagame wagiye ushyiraho imbaraga cyangwa se uvugurura ubuyobozi, ashyiraho ibijyanye n'ikoranabuhanga, afatanya byinshi bituma igihugu gitera imbere. Ibyo ngibyo yakomeje kubimushimira, anavuga yuko byanafasha n'ubundi n'igihugu cye cya Eswatini kugira ngo nacyo gikomeje gutera imbere, cyane cyane mu bijyanye no guhanahana ubumenyi ku mpande zombi, kubera ko hari byinshi ibihugu byombi bishobora gufatanya, hanyuma ubukungu ndetse n'iterambere rusange ry'abaturage rikazamuka. Yagiye agaruka nanone ku birebana na gahunda cyangwa se no kuzamura urwego rw'abikorera, kuko n'ubundi ari nabyo byagiye bigira imbaraga mu gufasha cyangwa se mu kuzamura ibihugu. Ibyo rero umwami Muswati yagiye avuga yuko gukomeza gufatanya hagati y'ibihugu byombi n'ubundi bizatuma n'abaturage bakomeza gutera imbere cyangwa kuzamuka. Ngibyo rero bimwe mu by'ingenzi byaranze uru ruzinduko rwa umwami wa gatatu Muswati hano mu Rwanda, rugikomeje n'ubundi kuko rumaze ni ku munsi wa gatatu niko twavuga, kubera ko uhereye igihe yaziye hano mu Rwanda yitabira irahira rya Perezida Kagame, n'ubundi guhera ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani ni urugendo n'ubundi rw'akazi rugikomeza. Ariko nanone akaba yarari kumwe n'umwamikazi, birumvikana n'ubundi baturutse mu gihugu cya Eswatini. Turakomeza rero n'ubundi kuhababera, ariko nanone tubamenyesha yuko n'ubundi uru rugendo navuga cyangwa se uruzinduko hano muri presidence cyangwa muri village Urugwiro n'ubundi arimo rusoza. Nge rero ndakomeza kubifuriza ibihe byiza aho muri hose. Your Majesty, King Mswati III, Honorable Ministers and senior officials of both countries, distinguished ladies and gentlemen. Your Majesty, let me begin by saying that we are very happy to welcome you and your delegation to Rwanda. Your Majesty, I would also like to thank you for joining all Rwandans for the inauguration ceremony. We are very grateful for your presence. From this visit, it is evident that Rwanda and Eswatini are very good friends, and we want to keep it that way and even go further. Moving forward, we also want to strengthen our bonds of cooperation. That is the purpose of the agreements signed today. Over the years,
several high-level visits have been undertaken in Rwanda and Eswatini by our respective delegations. This is a good foundation to build on. In Rwanda, we are very eager to share with partners and friends such as Eswatini our experience in the transformation journey of our country. That is why we established the Rwanda Cooperative or Cooperation Initiative, and across a range of sectors such as defense and security, ICT, education, agriculture, tourism, and trade, Rwanda and Eswatini certainly have a lot to offer each other. We just need to focus on implementation, because that is what creates tangible results on the ground. Your Majesty, I once again thank you for visiting our country. I hope you are so far enjoying your stay with us, and I look forward to continuing working with you and looking forward to the day I should visit Eswatini and Your Majesty in the near future. Thank you very much. May I also invite Your Majesty to deliver the remarks you wish to. I thank you for your kind attention.